Suhuje inshuti ya Chantal TV Joe, abakunzi b'ibiganiro by'isanamitima n'ibindi biganiro bitandukanye tujya tugirira hano bijyanye n'imibanire myiza ndetse n'imibereho n'amakuru muri rusange. Ndabasuhuje kuko hashize iminsi tutabonana tutaganira, mfashe aka kanya rero ngo mbahe ikaze kandi mbifuriza amahoro y'Imana n'ibindi byiza byose Imana itanga muri ubu buzima tubamo. Tumaze igihe dutangiye ukwezi tuzirikanamo abacu bazize Jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ntabwo twabifata nk'ibintu umuntu yaca hejuru gutyo, nubwo icyungo cyo kwibuka cyatambutse, ariko dufate n'uyu mwanya natwe twongere dukomeze abacitse ku icumu ndetse n'abandi bose bagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi muri uriya mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Dufate akanya gato tuze twunamire abacu, hanyuma dukomeze n'ibiganiro by'uyu munsi. Murakoze gufatanya nanjye. Hanyuma rero nk'uko twari dusanzwe tuganira, abantu benshi bajyaga baduha ibitekerezo bitandukanye byo tuganira, ariko tukagira n'ibindi biganiro bitandukanye tuganiraho hano. Uyu munsi numvise naganiriza abantu bitwa ababyeyi, abantu bamaze gukura, yego bafite inshingano zo kurera, kuko kubera impamvu navuze iyo mpamvu kuganiriza ababyeyi ni ukugira ngo dufate umwanya tuvuge ngo tujye tuvuga ngo Jenoside ngo ntizongere ukundi, ngo never again. Ariko ntabwo ari ibintu tuvuga gutyo mu kanwa gusa, ni ibintu umuntu wese agomba kugira intego mu buzima bwe, akavuga ngo nkurikije ibintu byabaye muri kino gihugu, nta n'ikindi gihugu nifuza ko inyokomuntu yazahura n'akaga nk'ako igihugu cyacu cyahuye nako ya Jenoside. Noneho ese wowe ufite uruhare ki, njye mfite uruhare ki kugira ngo twirinde abacu ingengabitekerezo iyo ari yo yose irobanura yashobora kugeza no muri Jenoside. Mfite umukoro, nanjye mfite umukoro. Noneho natekereje ikintu ndavuga ngo mu Rwanda tumaze iminsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo twibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Mu by'ukuri umuntu ashobora gutekereza ko ari ukwibuka, ariko tukaniyubaka mu bifatika bisanzwe. Ariko ikibazo gikomeye bantu b'Imana ni ukubaka amarangamutima yacu. Iyo umuntu amaze imyaka 32 kuri inshuro ya 32, na n'ubu turacyafite abantu benshi bafite amarangamutima agishenjaguritse, akibabaye, ubumuntu bwe bwarangiritse. Kubera iki? Nta kuntu ibintu yabonye mu maso ye byaba ari ibintu byakoroha kwibagirwa. Noneho n'uyu munsi hakaba hakiri abantu batumva uburemere bw'ibintu byagiye bigera ku bantu. Niyo waba utarabinyuzemo, nimba umuntu yumva ibintu byabaye muri iki gihugu, nawe ufite imyaka munsi ya 32, ukaba ushobora kubona ibintu byabaye muri kino gihugu, wakaba ufite ingamba, bimwe mu byo wafashemo nk'ingamba kugira ngo abawe, abana bawe, umuryango wawe hatazagira umuntu n'umwe ukora nk'ibyo tujye twumva abantu. Na n'ubu hanze haracyari abantu bakiri muri barabeshya, ariko se nawe niko ubitekereza? Ni izihe ngamba ufite? Njye rero nateguye utuntu tugeze nko muri 3 twonyine two kugira ngo nshobore gufatanya na bagenzi banjye, nshobore gufatanya na communauté nyarwanda, nshobore gufatanya nawe ndeba cyangwa unkurikiye, kugira ngo turusheho kubaka u Rwanda rwacu rw'ejo hazaza ruzira Jenoside. Kimwe ni uguhora twibuka abacu bagiye bazize ibyo tutashobora kubonera ubusobanuro, bazize ko baremwe. Jenoside irinda iba. Kabiri ari ukwibuka nubwo abantu babirwanya, ariko biri mu bituma bidashobora gupfa kongera. Icya kabiri ni ukurwanyiriza kure umuntu wese ufite ingengabitekerezo y'ivangura, kuvangura abantu, ugashaka ikintu cyatuma akanaka atamera nka kanaka, ugacukumbura. Icyo kintu twibuke twiyubaka, sibyo? Ariko tunarwanya umuntu n'ikintu icyo ari cyo cyose
kibitseho ingengabitekerezo y'ivangura. Wowe siko ubyumva? Icya gatatu kandi nacyo gikomeye, twagira n'intego mu miryango yacu. Imiryango yacu buri muntu wese abe uhagarariye igihugu mu kurwanya umuntu wese ufite ibitekerezo bishobora kuganisha nanone kuri jenoside. Ntabwo mvuze ari iby'ivangura gusa, aho gukomeza gukurura urwango kwa kundi hari abantu bakivuga ngo barabeshya, ngo babigirisha, ngo bagira bate. Ako kantu nimba ufite umuvandimwe, cyane cyane abantu bafite abavandimwe bakuru, kuko abakiri bato ntabwo bafite icyo kintu cyo kugaragaza ko nta cyabaye, ibyabaye ni ibintu bisanzwe, habaye intambara. N'ubu hari abantu bakivuga ngo habaye intambara, ariko si intambara, haba intambara abantu bakagera ku kigero kingana kuriya cyo kwicwa bikitwa intambara? Ntibishoboka. Noneho rero nimba ufite umuvandimwe utabyumva nk'uko nguko, uwa mbere wo kumubwira uti nyamuneka turakwinginze, twe tuhagarariye igihugu, mpagarariye igihugu cyanjye, ntikizongere kubabara, ntikizongere kumenwamo amaraso nk'ayakimenetsemo, ntikizongere kugira akaga nk'akabayemo. Wowe ufite inshingano, nanjye mfite inshingano, ariko turi abarinzi b'izo nshingano. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu yitwara uko yiboneye ari mu muryango wawe kandi hari icyo wakora, birashoboka ko hari ibindi bibi byabo, ariko ntibizongere, nk'uko twabivuga, ntibizongere. Never again, never again, never again. Abacu barababaye, natwe turababaye. Igihugu kugira ngo kibe cyarasenyutse ku rugero cyasenyutseho ni ukubera jenoside. Abacu kugira ngo bababare, n'ubu turacyafite abantu babaye ibisenzegeri, umuntu umutwe warawutemye, undi bamutemye ingingo zimwe zimwe. Dufite byinshi ntashobora kuvuga nonaha. Ubuhamya turabubona, ibiganiro bitandukanye abantu bagiye batanga, inyigisho zitandukanye abantu bagiye batanga, ariko nari ngiye kukwibutsa ngo ntitukabireberere kure nk'aho atari ibintu byacu, ntitukabibone nk'ibintu bifite abo bishinzwe. Niyo waba utagiye mu bigaragarira amaso y'abantu, ariko b'umurinzi w'ibyo byose abantu bagenda bavuga iwawe mu rugo cyangwa iwawe muri famiye. Ndagushimiye ko ufashe uyu mwanya ukaba unteze amatwi, kandi ndizera ntashidikanya mvuze utu duto, ariko hari byinshi umuganiriza abana, tubabwize ukuri ku mateka, tubayobore mu nzira nziza zizatuma iki gihugu cyacu kiva aho kigeze gikomeza, kikaguka ndetse kikaba cyiza kurushaho. Imana iguhe umugisha. Hanyuma ndabasaba ngo niba utarakora subscribe uyikore, niba utarakora share ku bantu bawe, like. Niba hari n'igitekerezo waduha watwandikira muri comment. Murakoze cyane, naho utaha. Ciao ciao.